ya ngo bahura bambaza icyo naguhaye ariko nkakibura umutima warawutwaye nawagusimbura garuka vuba duhure maze unkunde ngukunde iyi ndirimbo ndayigutuye dale dale gwino ngo mu byano bandangiye akazi kuri telefone baramamagara ngo ninzi Kigali mbibwiye iwacu barabyanga aho gati naho wajye subo wagenda inkika zazyarerwa nande se twaza tujya guhinga guti ko dufasha imirimo yo mu rugo nawe bafashaka byinshi ngaho naratekaga narahiraga nararagiraga narakamaga umuziki wanjye nawe uzamura ku rwego rwa navuga ndera hanze numva nemera cyane ako nawe utakwifuza ko yatera intambwe nk'iye Bruce Melody. Twongeye kubasuza inshuti za Itange TV show abari mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba uburengerazuba mwese turabasuhuje. Inshuti zacu zabi ziri mu gihugu abari hanze y'igihugu turabasuhuje, abakoze subscribe turabashimiye, abatari bayikora nabo turacyabasaba inkunga yanyu kuko nicyo gikorwa gikomeye tubashije kubasaba kandi nicyo tuhora tubasaba buri munsi. Muri aka kanya rero turi kumwe n'umutumirwa ni mushya hano, mwatwibwira? Yego murakoze cyane, nitwa ku mazina yanjye nitwa Alpha G, abantu umuhanzi ya mbarizwa mu mujyi wa Kigali. Yego murakoze. Alpha G turakwakiriye. Ndabizi abakunzi bacu abakunzi ba Itange TV show twese ubu ngubu twishimiye kukubona. Yego murakoze cyane. Mu mujyi wa Kigali niho kavukire se? Oya naje gushaka amafaranga. Iwacu kavukire ni mu majyepfo. Iwabo w'abahanzi ba Safi Madiba bambo Dizo. Yego. Naje gushaka amafaranga ni bwo umuziki ya ngaba mbarizwa ahantu bita Kicukiro. Ya nawo ni wowe w'abahanzi cyane. Yego umva wowe rwose ubu ngubu abantu bagenda bagira inspiration itandukanye wango nko kujya kumva mu majyepfo iwabo wa Safi Madiba iwabo w'abahanzi, nukuvuga ngo umwana aba yaravukiye aho hantu agenda yumva mbese yumva makuru kanaka rimwe na rimwe baturanye bikarangira nawe amukurikiye. Alpha G nge rero ntago ari ubwa mbere numvisha izina ryawe, nayo mpamvu twagutumiye. Nkuzi cyane ngenda nkumva se Alpha G banza mbere na mbere amasiko dufite amatsiko. Banza hera kuri akapera kwanza. Yego urakoze cyane. Nkuko nabikubwiye ndi umuhanzi kuko ufite indirimbo zigiye zitandukanye nagiye nkora. Zimwe zarakunzwe izindi sizakundwa cyane nkuko nabyifuzaga. Ariko gake nirwo rugendo. Kuko yenda kose hari indirimbo ufite nziza cyane nanjye nkunda bayita My Love. My Love yarakunzwe cyane rwose numva ariyo naguhaho kapera kabanza kumva ko ngwamo koko muri talent. Ya ngo bahura bambaza icyo naguhaye ariko nkakibura umutima warawutwaye nawagusimbura garuka vuba duhure maze unkunde ngukunde iyi ndirimbo ndayigutuye dale dale gwino ngo mu byano my love ni wowe mukwano my love uzisekere ndagukunda bakundekere
ibyawe byose njye ubimbarire maze ryabangura imenere ya Alpha-G. Wow. Alpha-G rwose reka nkubwire ikintu nge numvishije. Yes. Kikantera no kugira ngo ngutumire n'abakunzi bacu bakumve ufite ijwi ryiza. Yes, urakoze. Nge wa mbere ubikubwiye? Bajya babimbwira. Ni nge wa mbere ubikubwiye ufite ijwi ryiza, ufite ijwi ryiza. Urakoze rwose ariko nanjye babishimishije. None Alpha-G. Yes. Se ubundi muri makeya wageze Kigali gute? Kigali urakoze. Kigali nahageze nje guhiga nka gutya. Byarangoye cyane. Byarangoye kuko ndabyibuka ko nigeze kubwira ko bandangiye akazi. Kuri telefone baramamagara ngo ninzi Kigali, mbibwiye iwacu barabyanga. Aho gati naho wajya se ubu wagenda. Inkika zazyarerwa nande se twaza tujya guhinga gute ko dufasha imirimo yo mu rugo. Nawe bafashaka byinshi ngaho naratekaga, narahiraga, nararagiraga, narakamaga. Ibintu byose urumva ko kuba nyine uri mukuru mu rugo baba bagukeneye cyane. Impamvu nge nkunda kubaza icyo kibazo buriya Kigali ni umurwa mukuru w'igihugu cyane. Yego. Kandi buriya yego, buriya nubwo tubona Kigali mbese ntago tuyisuzugura. Yego. Ko tubona Kigali hari abantu benshi bifuza kuza Kigali pe. Yego. Kuhagera nkawe wari utuye mu ntara cyane rwose. Ntekereza yuko byakugoye. Nundi muntu byagoye barabizi. Ndabizi cyane nanjye byarangoye. Ni ukuvuga ngo ngiye nkunda kubaza abantu ese wageze Kigali gute? Ko mbanzi ko nabwo buri mu buhamya bukomeye bubaho. Ni cyane. Ako kantu rero buriya ni ukuvuga ngo umuntu yageze Kigali gute? Agera aho abicyamamare. Agera aho akundwa n'abantu. Ugasanga abantu bagera ku igihumbi batangiye kumumenya, abantu bo mu ntara batangiye kujya bakubona ku ma YouTube channels. Ibyo bintu biba bitangaje kandi biba bitanga icyizere yuko umuntu azatera imbere cyane rwose. None se yego, muri aka kanya uri hano, yego, mbese nk'abakunzi bawe bari biteguye kukubona, gira nk'ikintu mbese wababwira, yaba ari icyabashimisha, yaba ari story, mbese utuganize nk'umuntu waje kudusura, mbese waje kudusura mu rugo, ubwo ntago umbwira ngo umukunzi wawe uri Kirehe, uri hehe, ngo bose uzabageraho. Reka ntago bose uzabageraho, ariko baha ni mu rugo waje kubasura. Ukuvuga ngo abakunzi banjye ndabakunda kandi nanjye nifuza kuba nabaha umuziki mwiza. Nkaba mbashishikariza kuba bakomeza bakanda subscribe, bakora na share. Ikindi ndateganya ko nzabaho umuziki mwiza kandi vuba. Bitegure rwose. Kandi ndanabakunda. Kandi turanabakunda cyane. None se yego, ubu muri aba bahanzi nyarwanda, yego, ndakumva neza. Ubu ngubu nuhe muhanzi ukunda, nuhe role model wawe ubu ngubu? Umuhanzi arimo arankorera umuti numva nyuzwe se. Mu Banyarwanda, wenda mu Banyarwanda abuzi abunzi bose nihagira uwo mvuga nk'abo tuziranye, bamwe se bahita bavuga ngo abandi nabambanga. Hoya ntago bivuze yuko abandi ubanga. Nacyo ubu ngubu ndumva ntago bivuze yuko abandi ubanga. Yego, sibyo, ariko hari umuntu uba role model, mbese ibyo ukora yego ari nkawe cyitegerezo cyawe. Numva umuziki wanjye nawe uzamura ku rwego rwa navuga ndera, muhanzi numva nemera cyane, ariko nawe utakwifuza kuba yatera intambwe nk'iye. Bruce Melody Bruce Melody cyane rwose. Hoya gusa
muri rusange hari n'abaririmbira neza nawe ashobora kuba kuririmbira neza cyane rwose kuba uzi kuririmba neza nawe azi kuririmba neza sibyo yego kandi nawe amahirwe urayafite nawe uzayabona cyane rwose iyo ntekereje nanjye ko mbere byari bimeze n'ubu ngubu mbona ko harimo itandukanye cyane nk'uko ushobora nko kuba natekereza uburyo indirimbo ya mbere nayikuze ikajya ku rukuta rwa YouTube ikarebwa nka kiranze n'iya kabiri nayo ikarebwa nka kiranze n'iya gatatu nayo ikarebwa iyo ugiye kureba ku ma views usanga azaragiye zizamuka ukuntu biratanga icyizere cyane birama icyizere noneho rero Rufoji yego gira ubutumwa wagenera abakunzi bawe ubutumwa nabagenera nababwira ko mbakunda bagakomeza kuba bakomeza kunkandira subscribe banakora share ariko nicyo nabifuriza nanone ikindi nkababwira ko bagomba kwitegura indirimbo shyashya y'umuhanzi Rufoji yes okay turayiteguye rwose murakoze cyane Rufoji rero urakoze cyane tuzakomeza kugukurikira kandi rwose twiteguye yuko yego mu bitaramo byawe ibyo uzadutegura byose turahari urakoze cyane Imana ikomeze kukurinda ikomeze kugutegura imbere heza urakoze murakoze cyane yego